tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twigiye hamwe Zaburi ya 2. Nakubwiye ko Zaburi ivuga hanini uburyo umwana w'umuntu yigometse ku Mana. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira kuri Zaburi ya 3. Iyi Zaburi ikaba ivuga ku isengesho rya mu gitondo. Si iyo Zaburi tuza kuganiraho gusa, kuko ndaza no kwinjira muri Zaburi ya 4 ivuga ku isengesho rya nimugoroba. Ibyo byose ariko ni mu kanya nyuma ya kano karuhuko. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Samirana usemera imani hafi cyubahiro. Kuva kuri Zaburi ya 3 kugera kuri Zaburi ya 7 ni Zaburi zikoze nk'ikiraro. Nekereza ko gihuza Zaburi ebyiri zivuga kuri Mesiya. Zaburi ya 2 ivuga ubuhanuzi bw'ukuntu abantu banze uw'Imana yasize, naho Zaburi ya 8 ikerekana intsinzi y'uwasizwe nk'umwana w'umuntu. Zaburi ziri hagati ya Zaburi ya 2 na Zaburi ya 8 zimeze nka kole ifatanya izi Zaburi ebyiri zivuga kuri Mesiya. Ubwa mbere izi Zaburi ebyiri zivuga ku bwoko bw'Imana buzasigara muri Isirayeli igihe Mesiya azaba amaze kuza mu isi, aricyo gihe umwami wacu yita icy'umubabaro cyangwa se the Great Tribulation mu rurimi rw'icyongereza. Muri izi Zaburi 5 ni ukuvuga guhera kuri Zaburi ya 3 kugera kuri Zaburi ya 7 tubonamo ibigeragezo ku gihugu cya Isirayeli, tukabonamo agahinda, tukabonamo gushoberwa, ibibazo n'ibyaha. Nanone kandi tukabona uburyo Isirayeli ikomeza kwiringira Imana, tukabonamo amasezerano y'Imana hamwe no gusenga kwa Isirayeli basaba Imana ngo ibakize. Ibigeragezo n'umubabaro bigera ku bantu b'Imana bose bititaye kubo bari bo cyangwa igihe cy'amateka babayemo. Guhumurizwa tubona muri izi Zaburi nuko abana b'Imana bose. Hari uburyo butatu dushobora kurebamo izi Zaburi. Ubwa mbere ni ubusobanuro bwazo. Birumvikana ko rwose izi Zaburi zivuga ku buzima bwa Dawidi yanyuzemo. Noneho hagakurikiraho isomo nyaryo igihugu cya Isirayeli cyakuramo, cyane cyane Abisirayeli bazaba barasigaye mu gihe cy'umubabaro. Harimo kandi n'isomo abantu b'Imana bose bashobora gukuramo aho baba baherereye hose n'amateka baba barabayemo yose. Nitujya tureba izi Zaburi muri ubu buryo nibwo tuzumva neza ko zifite ubusobanuro bukomeye ku buzima bwacu. Zaburi ya 3 yitwa Zaburi ya Dawidi yahimbye ubwo yahungaga Absalomo umwana we. Iyi nkuru yanditse mu gitabo cya 2 cya Samweli guhera ku gice cya 15 kugera ku gice cya 18. Titire cyangwa se umutwe w'amagambo w'iyi Zaburi utubwira ibikubiye muri iyi Zaburi ya 3. Iyi Zaburi ya 3 itubwira uburyo Dawidi yiyumvaga mu mutima we ubwo yari agiye guhunga Yerusalemu abitewe n'uko umwana we Absalomo yari yamwigometseho. Iyi Zaburi ya 3 rero ivuga ubuzima bwite Dawidi yanyuzemo. Dawidi yari mu bihe bikomeye, yari yirukanywe kandi ahunga umujyi we wa Yerusalemu, ari nawo mujyi witwa wa Dawidi. Yari yirukanywe mu bantu be yayoboraga. Absalomo umuhungu we yari yamwigometseho kandi ashaka no kumwica. Gahunda ya Absalomo mu by'ukuri yari yo kwica se. Ntabwo umutima wawe ushobora kubyiyumvisha neza, ariko umenye neza ko muri iki gihe Dawidi yari mu bibazo bikomeye cyane. Igihe Dawidi yari ahunga, umwanzi yamugendaga hafi ari hamuvuma. Abishayi umwe mu bagabo b'intwari yaravuze ngo nyagasani, reka ntere icumu uriya mugabo uriho kuvuma. Nuko Dawidi abwira Abishayi ati sigaho. Umuhanuzi Natani yari yarabwiye Dawidi ko Imana izamuhanira icyaha yari yarakoze. Muri Samweli wa 2 igice cya 12 ku murongo wa 11 Natani yabwiye Dawidi ngo nuko Uwiteka avuze atya ati, umva nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe kandi nzatwara abagore bawe ureba mbaho umuturanyi wawe. Kuki ibi byose byagombaga kuba kuri Dawidi?
nuko Dawidi yari yakoze icyaha gikomeye kandi yagombaga kugihanirwa. Mu by'ukuri Imana yari yababariye Dawidi, ariko ntibikuraho ko Dawidi yagombaga gusarura imbuto z'icyaha yari yakoze. Kandi Dawidi yishyuye icyaha yakoze igihe umuhungu we Abusalomu yatangiraga kumwigomekaho. Tubona ko abanzi ba Dawidi bari bamaze kugwira impande zose, kandi imitima y'Abisirayeli benshi bari batangiye kwemera Abusalomu cyane kumurutisha se Dawidi. Ibyanditswe biratubwira ngo imitima y'Abisirayeli ikurikiye Abusalomu. Aya magambo tuyasoma muri Samweli wa kabiri gice cya 15 ku murongo wa 13. Abusalomu yari umusore w'uburanga umuntu wese yakwishimira. Yari umunyapolitiki uzi ubwenge cyane, washoboraga kwizeza abantu ko azabakorera ibitangaza ariko atazashobora kubagezaho. Mu gihe cyo kwigomeka kwa Abusalomu hariho n'abandi bantu bashatse kwigomeka kuri Dawidi. Dawidi rero yagiye hanze ya Yerusalemu maze ararira cyane. Yanyuze Kidironi, kandi kubigaragara nta bundi bufasha yari afite na gato. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera. Imani ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemera. Imani ihabwa icyubahiro. Usemera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 Usemera. Samirana, Samirana, Usemera. Imani ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemera. Imani ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemera. Imani ihabwa icyubahiro. Mu gihe tugifitiye inkuru mu ntekerezo zacu, reka noneho tuyinjirane muri Zaburi ya 3. Muri Zaburi ya 3 ku murongo wa 2 yaravuga ngo Uwiteka erega abanzi banjye baragwiriye, abangomeye ni benshi. Inshuti yanjye, hano Dawidi yari havuga ibiri mu mutima we ubwo yari amaze guhunga Yerusalemu. Zaburi ya 3 ku murongo wa 3 aravuga ngo benshi baramvuga bati nta gakiza afite ku Mana. Sela. Abantu benshi bakunze kuvuga ko Dawidi nta bufasha bw'Imana yari kubona, ngo kuko Imana yari yamuteye umugongo. Nyamara Imana ntiyari yamutaye. Iyo umuntu ambwiye ngo ntabwo numva ukuntu Imana yashoboye gukuza Dawidi cyane, mba numva nanjye namubwira nti niba Imana yarakujije Dawidi cyane, nawe yagukuza cyangwa jyewe. Nshuti yanjye,
tujye duhora dushima Imana cyane kuko dufite Imana itwitaho. Imana yazamuye abantu barimo Dawidi kandi izababarira uyizera wese akayisanga akihana ibyaha bye. Gusa ibi ntibivuga ko Dawidi atishyuye icyaha yakoze. Ni ukuri rwose ingaruka z'icyaha cye zamugezeho. Ku mpera y'umurongo wa 3 tuhabona ijambo Sela. Abantu benshi bagize impaka nyinshi ku byerekeranye n'ubusobanuro bw'iri jambo, kuko iri jambo Sela riboneka inshuro 71 muri Zaburi. Nizera ko Zaburi zari zeguriwe umuziki kuko zagombaga kuririmbwa na orchestre cyangwa se korali runaka. Mpamya neza nashidikanya ko Yerusalemu hari harabaye ubukombe kuko abantu baturukaga ku mpera y'isi hafi cyangwa kure bazanywe no kumva umuziki n'indirimbo zahimbwe muri izi Zaburi. Tekereza rero ko Sela kari akanya ko kuruhukira mu muziki. Ku bantu batazi iby'umuziki bakaba batari kumva neza icyo ndiho mvuga, Sela ryari nk'ijambo risobanura ngo hagarara gato, itegereze maze wumve. Sela ni nka cya kimenyetso kiba ku ikorosi ry'umuhanda kereka imodoka aho igomba gukatira. Vernon McGee avuga ko kenshi iyo se yabaga atwaye imodoka bari kumwe mu muhanda wa Texas, ngo yakundaga kubona se ahagarara umwanya muto ku cyapa cyari mu ikorosi. Ngo muri uwo muhanda gari ya moshi yahagararaga muri metero 10 zaho bari bahagaze, ariko iyo papa we yahageraga atwaye ngo yarahagararaga akitegereza maze akumva. Uko niko natwe bitugendekera iyo tugeze muri izi Zaburi zitangaje. Tugomba guhagarara tukitegereza maze tukumva. Sela ni ijambo ritwibutsa ibyo ngibyo. Uko niko dukwiye kubigenza iyo turiho twiga ijambo ry'Imana. Ijambo Sela niryo risoza igika cya mbere cy'iyi Zaburi ya 3. Noneho Dawidi akongera akagira ibindi avuga. Reka dufate akaruhuko ubundi ngaruke mu kanya dukomeze tuganire kuri iyi Zaburi ya 3. Komeze gufashwa mu izina rya Yesu. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, Samirana, Samirana usemerera. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Ongera ufate Bibiliya yawe dusomere hamwe muri Zaburi ya 3 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Haravuga ngo nararyamaga ngasinzira ngakanguka kuko Uwiteka ari we undamira. Sinzatinya abantu inzovu nyinshi bangoteye impande zose kugira ngo bantere. Iyi Zaburi bakunze kuyita Zaburi ya mu gitondo. Iyi ni Zaburi nziza ishobora gufasha umuntu gutangira neza umunsi we. Nubwo Dawidi yakomeje guhura n'ibibazo byinshi, ariko kandi yarushijeho kwiringira Uwiteka. Dawidi yashoboraga kuryama mu ijoro. Ntabwo byamusabaga kubanza kunywa ikinini cya aspirin cyangwa undi muti uwo ari wo wose kugira ngo asinzire. Ahubwo we yiringiraga Uwiteka akisegura amasezerano y'Imana, bityo agasinzira neza. Yaravuze ngo ngakanguka kuko Uwiteka ari we undamira. Dawidi yavuze ko adashobora gutinya nubwo abantu ibihumbi bahaguruka kumurwanya. Nubwo isi yose yasaga nk'imuhagurukiye, Dawidi yavuze ko adashobora gutinya. Witwa Cromwell, abantu benshi bamufata nk'umuntu ukomeye utaragiraga ubwoba. Hari uwigeze rero kubaza uyu Cromwell ngo mbese nirihe banga ukoresha kugira ngo ubure umugabo ukomeye w'intwari idatinya nk'uko tukuzi? Nuko Cromwell aramusubiza ngo gutinya Imana kwanjye binyemera ko nakwiye gutinya umwana w'umuntu. Naho Martin Luther nawe yari mu ruhande nk'urwo. Iyo uyu munsi haba abantu benshi batinya Imana, ntawari kuba agitinya umwana w'umuntu w'iki gihe usigaye wishongora cyane kubera ibyo atunze. Uyu munsi hari abantu benshi batunze cyane, ugasanga bagenda bishongora kuri bagenzi babo babakanga, kandi koko abo bagenzi babo bakitinyira. Mbese kuki abantu batinya umuntu mugenzi wabo? Nuko benshi muri iki gihe batagitinya Imana. Ikintu gishobora gutera umuntu umwete nta kindi usibye gutinya Imana. Niba utinya Imana ukwiye gutinya
gutinya umuntu. Dawidi yizeraga Imana. Muri Zaburi ya 3 ku murongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka haguruka, Mana yanjye nkiza, kuko wakubise abanzi banjye bose ku gisenda bageni, waciye amenyo y'abanyabyaha. Birababaza cyane gukubita umuntu ku matama. Iyo bahagukubise wumva ubabaye cyane ku buryo hari nubwo wakwitura hasi. Ibyo rero Dawidi yarabyiboneye, kuko avuga yuko abanzi be bakubiswe ku gisenda bageni, ariyo matama mu kinyarwanda cy'ubu. Imana kandi yaciye amenyo y'abanyabyaha ku buryo batari kuba bakibashije kuruma Dawidi. Muri Zaburi ya 3 ku murongo wa 9 aravuga ngo agakiza kabonerwa mu Uwiteka, umugisha utanga ube ku bantu bawe. Sela. Agakiza kabonerwa mu Uwiteka. Kabonerwa ni ijambo ryashyizwe muri Bibiliya n'abayisemuye. Iyi rero ikaba ari ishusho ikomeye cyane. Uwiteka niwe wenyine utanga agakiza. Dawidi nta na rimwe yigeze atekereza ko agakiza ari nk'igiceri cyangwa inoti washyira mu mufuka w'ipantaro yawe ube wenda wagatakaza. Nanone kandi ntiyigeze na rimwe atekereza ko umuntu ashobora gukorera agakiza. Agakiza ni impano y'Imana. Agakiza kabonerwa mu Uwiteka, umugisha utanga ube ku bantu bawe. Tubona nanone ko ku mpera y'uyu murongo wa 9 muri Zaburi ya 3 hagaruka mu rya jambo Sela, bivuga yuko tugomba guhagarara tukitegereza maze tukumva. No kuri Dawidi yavuze ibintu bitangaje ku Mana muri Zaburi ya 3. Urugero ni ku murongo wa 4 aho Dawidi yita Imana ngo ni ingabo. Nk'ingabo rero Imana ibasha gukingira abantu bayo. Mu Befesi igice cya 6 ku murongo wa 16 niho batubwira ko abizera dukwiye gufata ingabo ishushanya kwizera kwacu. Urumva rero ko Dawidi yari yaramaze kumenya ibanga ry'ingabo n'icyo izakora mu gihe cy'isezerano rishya. Ingabo kuri Dawidi yari ikintu gikomeye. Dawidi kandi yita Imana ngo ni icyubahiro cye. Ibi bikaba bisobanura ko Dawidi yizeraga ubwiza bw'Imana. Ngira ngo uribuka ko igicu cy'icyubahiro aricyo Shekinah glory cyahoraga kuri Isiraheli, kikaba cyari ikimenyetso cy'uko ubwiza bw'Imana buri hagati y'ubwoko bwayo. Uyu munsi tugenda mu kwizera kandi icyubahiro cy'Imana kigendana natwe abizeye. Nshuti yanjye, Imana yiyereka ubwoko bwayo. Nanone kandi kuri Dawidi Imana niyo yashyize hejuru umutwe wa Dawidi. Mbese ibyo byagombaga kumera biti? Imana yasezeranije Dawidi kuzamwubakira inzu, ikamuha umugisha, ubwiza ndetse n'ubwami. Bituma Dawidi avuga ngo yashyize hejuru umutwe wanjye. Nshuti yanjye, hari igihe dushobora kujya hasi ariko Imana izaduhagurutsa. No kuri iyi Zaburi ni nziza bitangaje. Ndabeshya se? Nyemera twongere dufata akaruhuko ubundi ngaruke tutangiranye Zaburi ya 4. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Radio Samirana, 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 Usemera, Samirana, 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 Usemera. Samirana, 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 Usemera, Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 Usemera, Imana ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza.
Iyi zaburi ya kane ni ngufi, ikaba yigabanyijemo muri ubu buryo. Harimo ugutaka nk'uko biboneka guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa gatatu. Kwikosora biboneka guhera ku murongo wa kane n'uwa gatanu. N'ibyiringiro bikaba nabyo biboneka guhera ku murongo wa gatandatu kugera ku wa munani. Iyi zaburi yahimbwe ko ari iy'umutware w'abaririmbyi kuri neginoti, ikaba ari zaburi ya Dawidi. Ku bigaragara neginoti ni icyuma cya muzika. Birashoboka rero ko iyi zaburi yaririmbwaga n'umuntu umwe ariho acuranga iki cyuma cya muzika cyitwaga neginoti. Zaburi ya kane itangira no gutaka kwinshi. Ubuhungiro bw'ubwoko bw'Imana mu gihe bari mu bibazo buba buri gihe mu isengesho, kandi nk'uko twamaze kubibona Imana niyo ngabo ikingira ubwoko bw'Imana. Muri zaburi ya kane ku murongo wa kabiri haravuga ngo, Mana gukiranuka kwanjye guturukaho, unsubize uko ngutakiye. Warambohoye ubwo nari mfite umubabaro, mbabarira wumve gusenga kwanjye. Umubabaro werekana ibihe bibi umuntu aba arimo. Ubuzima burimo ibihe bibi bitandukanye. Uyu munsi hariho ibihe bibi kandi bikomeye, icyo gituma dukeneye icyadutera intege, kandi icyo nta kindi usibye ijambo ry'Imana. Muri zaburi 145 ku murongo wa 18 haravuga ngo, Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Nanone kandi muri zaburi ya 50 ku murongo wa 15 atubwira ngo, kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, nzagukiza nawe uzanshimisha. Muri Yesaya igice cya 65 ku murongo wa 24 Imana iratubwira ngo, maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Zaburi ya 18 ku murongo wa 7 ho harihariye, kuko havuga ngo, mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi. Muri zaburi ya 55 ku murongo wa 16 haratubwira ngo, jyeweho nzambaza Uwiteka Imana azankiza. Muri zaburi ya 86 ku murongo wa 7 naho haravuga ngo, ku munsi w'amakuba yanjye no ku w'ibyago byanjye nzakwambaza kuko uzansubiza. Hanyuma muri zaburi ya 91 ku murongo wa 15 hakagira hati, azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muha icyubahiro. Shuti yanjye, ngira ngo urayibona ko Bibiliya yuzuye mu bene aya masezerano meza cyane. Ubu butaka tubona muri iyi zaburi ya kane nuko uwayanditse yasabaga Imana kumuba hafi. Muri zaburi ya kane ku murongo wa 3 haravuga ngo, bana b'abantu muzageza he guhindura icyubahiro cyanjye yisuzuguriro, muzageza he gukunda ibitagira umumaro no gukurikiza ibinyoma. Sela. Ibitagira umumaro batubwira hano nabyo ni ibinyoma. Muri zaburi ya kane ku murongo wa 4 haravuga ngo, ariko mumenye yuko Uwiteka yirobanuriye umukunzi we, Uwiteka azanyumva uko mutakiye. Mbega ukuntu Uwiteka atangaje! Imana izumva gusenga kwacu. Imirongo ikurikiraho ni ikosora cyangwa se inama uyu mwanditsi wa zaburi atanga. Turasoma muri zaburi ya kane ku murongo wa 5 haravuga ngo, mugire impuhwe zo gukora icyaha, muri ku mariri yanyu mwibwirire mu mitima mucecetse. Sela. Ngo mugire impuhwe bisobanura ngo mutinye cyangwa se muhindire umushyitsi icyaha, mwe gucumura. Nyamara uyu munsi tubona abantu batagihindira umushyitsi icyaha, abantu ntibagitinya icyaha na gato. Muri zaburi ya kane ku murongo wa 6 haravuga ngo, mutambe ibitambo mukiranutse kandi mwiringire Uwiteka. Paulo yabwiye abakristo bo mu itorero rya Efeso amagambo ameze nk'aya ngaya dusomye agira ati, nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Aya magambo yanditse mu Efeso igice cya 4 ku murongo wa 26. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, samirana, samirana usemerera. Samirana
Noneho ndagira ngo urebe ibyiringiro no kwizera kwa Dawidi kuri iyi mirongo ikurikiyeho. Turasoma muri Zaburi ya 4 ku murongo wa 7. Haravuga ngo hariho benshi bababaza bati ninde uzatwereka ibitunezeza, Uwiteka utuvushiriza umucyo wo mu maso hawe. Abantu benshi usanga bavuga ngo nta kintu na kimwe kikiri kizima. Mbega ukuntu uyu munsi dukeneye ko Imana itwereka ko ibyayo ari bizima kurusha iby'isi ya none. Muri Zaburi ya 4 ku murongo wa 8 haravuga ngo ushyira ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Dawidi yari ameze nkatwe twese, umutima we warananiwe ubwo yari mu gihe cy'amakuba. Iruhande rwe hariho abantu batizera, abantu yategekaga, bose bariho bamuseka bakeka ko Imana nta kishobora kumufasha. Nyamara Imana yarahabaye iramukiza. Umurongo twasomye wavuze ngo ushyira ibyishimo mu mutima wanjye biruta ibyo ku burumbuke bw'amasaka na vino. Dawidi yasanze Imana ari nziza cyane kuri we, kandi inshuti yanjye Imana ni nziza no kuri twebwe. Ndagira ngo noneho urebe uko iyi Zaburi ya nijoro isoza ivuga. Turasoma muri Zaburi ya 4 ku murongo wa 9 haravuga ngo nzajya ndyama nsinzire niziguye kuko ari we wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Nshuti yanjye, mbese ukeneye umuti ugusinziriza nijoro? Waba warigeze kunywa kuri uyu muti wa Zaburi ya 4? Uyu ni wo muti mwiza kurusha iyindi yose ushobora gutuma usinzira neza. Mbega ukuntu izi Zaburi ari nziza cyane kuri twebwe ab'iki gihe, kandi izi Zaburi zifite ubusobanuro bukomeye cyane ku bantu b'Imana, cyane cyane mu gihe bageze mu bihe bikomeye by'amakuba. Mbere yuko soza ikiganiro cy'uyu munsi, ndagira ngo mfashe wowe wafatiranye hagati ikiganiro cyacu ngubwire ku ncamake y'ibyo twaganiriyeho. Twabonye ko Zaburi ya 3 na Zaburi ya 4 ari Zaburi nziza zivuga ku buzima bwo gusenga umukristo wese agomba kubamo. Haba mu gitondo cyangwa ku mugoroba, umukristo wese agomba gusenga. Twabonye ko ari byiza gusenga mu gitondo, wereka Imana uwo munsi mushya ubutangiye, ngo Imana ikuyobore kandi kurinde. Nanone kandi muri Zaburi ya 4 twabonye ko umukristo akwiye gusenga ku mugoroba ashimira Imana kuko ibimushoboje gusoza umunsi w'amahoro. Nahawe rero gushyira mu bikorwa icyo umwuka w'Imana ari akubwira muri kano kanya. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ukwiriye gushimwa mu gitondo, ku manywa ndetse na nimugoroba. Wishurira uwateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi guhora imbere yawe, akwiragize uko bwije nuko bukeye, kugira ngo arusheho kuba mu busabane nawe kandi amenye icyo umushakaho. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Shuti, wakoze gukurikirana ikiganiro Tumenye Bibiliya. Ndagusezeranya ko ningaruka ubutaha tuzaganira kuri Zaburi ya 5, ya 6 na Zaburi ya 7. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.